worship team ngo iyi ni fanta yanyu mwakire. Okay, ubwo ari fanta nanjye ndongera amandazi. Ruhukiro bw'iteka. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Nta teka tuzacirwa abari muri Kristo Yesu. Reka tumuvugirize impundu wa mwami tumuhimbaze. Yes, yes. Ase. Everybody. Isa mundo. Yes, tuvuge ngo haleluya. Abicaye twese duhaguruke. Media tumutuzamura izino returu please. Wese yicaye haguruke. Ndebera abantu batatu bane ubabwire ngo enyumba ya shetani eyide. Ndebera abantu nka batatu babwire te nyumba ya shetani eyide. Enyumba ya shetani eyide. Enyumba ya shetani ide place ubarebe. Urebe babiri, urebe batatu. Enyumba ya shetani, akazu ka satani katsinzwe. Akazu ka shetani katsinzwe. Reka uwo mwami tumuvugirize impundu. Izo mpundu nayo mashyi kwa Yesu. Umva ikintu tutahanye. Ibiza kuba byose turazi ko turi buze kugira ibihe byiza. Ariko nusubira mu rugo ujya nuba ngo enyumba ya shetani akazu ka satani kahiye. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Haleluya. Wow. Namwe mwabyumvishe ntacyo. Tuvuge ngo haleluya. Ndashaka ko turirimba indirimbo imwe. Ngwino. Ya indi ntayo wamenye. Ubu ndashinganye. Yes. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ugiye kubwira shetani. Ubwira abazimu. Ubabwira ngo ubu ndashinganye. Amen. Umuryango wanjye urashinganye. Business yanjye irashinganye. Akazi kanjye karashinganye. Urugo rwanjye rurashinganye. Abana banjye barashinganye. Ako karuru nayo masiko Yesu. Mwafashe note iri right niyo. Abakristo muriteguye. Abiteguye tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Uzi impamvu ya kabiri worship team ngo iyi ni fanta yanyu mwakire. Okay, ubwo ari fanta nanjye ndongera amandazi. Worship team ngo iyi ni fanta yanyu mwakire. Okay, ubwo ari fanta nanjye ndongera amandazi.
haleluya. Ubu ndashinganye gendana twese 1 2 3 hey izo mundi 1 2 se twese 1 2 3 malala 1 2 1 2 3 Sup. Yeah. Isamundi. Tumwongera amashyi uwo mwami, tumukomera amashyi menshi, tumuvugiriza impundu nyinshi, arakwiriye. Abaramyi Yesu abaha umugisha. Reka tubakomera amashyi menshi bajya kwicarira, natwe twicarira. Ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwamupfiriye. Navuye mu byaha ntangobotware bw'isi ninjira uburukiro. Reka twongere tumukomere amashyi umwami wacu. Turabakiriye mwese uyu mugoroba. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibahe umugisha mwinshi, kandi Imana ibagire neza kuba mwagarutse kuri uyu mugoroba wacu wa kabiri. Ejo twahawe umugisha bikomeye. Hari abantu bari hano bahawe umugisha ejo ngo bakomere Imana amashyi. Yes, ejo twahawe umugisha bikomeye n'umukozi w'Imana. Rero turanezerewe cyane kubw'uyu mugoroba wa kabiri Imana yaduhaye kugira ngo duhabwe umugisha nanone muri kino giterane cy'umunsi wacu wa kabiri. Haleluya. Now sinifuza gutinda uyu munsi, ndifuza ko twakira umukozi w'Imana hakiri kare, twarangiza tukinjira mu kirere cyo gusenga mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ni umugoroba wawe mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Ndebera mugenzi wawe mubwire ngo uyu mugoroba ni uwawe mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe kikurangaza mu izina rya Yesu. Now abashyitsi mwadusuye, nimba ari bwo bwa mbere, worship team ngo iyi ni fanta yanyu mwakire. Okay, ubwo ari fanta nanjye ndongera amandazi. Oh wow, come on. Abaspiriti murakicaye. Abaspiriti mubahaguruke, mubahobere, mubahe urukundo. Yes. Worship team ngo iyi ni fanta yanyu mwakire. Okay, ubwo ari fanta nanjye ndongera amandazi. Aha, babakoze umurimo ukomeye. Abashyitsi rero Imana ibaha umugisha. Dukunda abashyitsi hano cyane, kandi n'umugisha ukomeye iteka kubona abantu batugenderera, tuba twabasengeye. Rero iyo muje aba ari umugisha ukomeye kandi cyane. So rero iyi ni Torero Spirit Revival Temple. Mukomeza kuzamura ibiganza. Protocol baza kubaha udupapuro mushobora kuza kuzuza. Imana ibaha umugisha kugira ngo tumenye bihagije, kandi n'ukuri turabakiriye mwumve mikaze.
dukunda abashyitsi cyane. May God bless you. Munyemerere tujye mu gikorwa cyiza cyo guturira Imana, ubundi twakira umukozi w'Imana kugira tudatinda. Murabona ko ejo atatugabuririye neza ngo kabisa tubyumve neza. Uyu munsi rero turadufite umwanya uhagije. Amen. Fata ituro ryawe, fata icya cumi cyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana, dushima Imana kubw'amaturo ndetse n'icya cumi. Imana iba yaguhaye umugisha mu byo wakoze, mu byo ukora, mu byo ubamo. Imana ikakublessinga. Ni byiza nanone ko ushyigikira umurimo w'Imana. Biravuga ngo ituro ry'umuntu rimucira inzira kandi rikamuhuza n'abakomeye. Rero hari umugisha ukomeye uva mu gutangira Imana ndetse no gushyigikira umurimo w'Imana. Ikindi nuko igihe cyose uri gushyigikira umurimo w'Imana financially cyangwa se mu maturo n'ibya cumi, ubu bwira Imana ngo reka umurimo wawe ukomeze ujya imbere mu izina rya Yesu. Rero ni umugisha ukomeye, ni umugisha utangaje kuza mu nzu y'Imana witwaje ituro ryawe, witwaje icya cumi cyawe kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana. Reka mbasabe twese duhagurutse ku maguru yacu, twubahe kino gikorwa, ubundi dusenge duturire Imana. Twese duhagurutse. Imana ibaho umugisha kubwo kumvira. Duhagurutse ubundi dusenge kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana. Hano dutura mu buryo bubiri. Dutura dukoresheje momo, dufite kode ushobora kuza kwireba. Icya kabiri turaba dukoresha na cash. Uyafite cash uraza kuza gutera intambwe uyashyire muri zino basket zituri imbere, ubundi reka dusenge. Mana nziza, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, urakoze ko uri umwami wacu, urakoze ko wadukunze ukatwiyegereza, ukadukuruza ineza yawe ndetse ukaduha n'ibyo dutunze, ukaduha ibyo dukora. Niyo mpamvu natwe tuje kugira ngo tukuramishe, yego, imibiri yacu, amajwi yacu, ingingo zacu, ariko nanone tukuramishe n'ibyo yaduhaye bya cumi ndetse n'amaturo. Turasabira umugisha buri muntu wese ugiye gutanga ituro rye, ugiye gutanga icya cumi. Reka umwagurire imbago kandi umugire neza, umuhe umugisha kandi aburaho ukwiza mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ryari bivuga, kuzaduha umugisha tukaburaho tubikwiza mu izina rya Yesu. Ukomeze ubagire neza, wagura imbago zabo and supply all their needs according to your riches and glory. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen. Reka utere intambwe, reka utere intambwe. Uyafite cash tere intambwe, uyafite kuri telefone, ushobora kohereza kuri no code. Reka tubigire vuba vuba, tere intambwe, haguruka ubundi twakira ijambo. Code ni 19:889. Oh, haleluya, haleluya. Yes, Imana ibaho umugisha muri gutera intambwe rwose. Tubikore twihuse. Uyu mugoroba turanyotewe cyane. Tunyarutse, komeza utere intambwe. Abari kubikora kuri telefone, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana ibagure muri byose. Munyemerere rero, munyemerere dukorane uyu murimo umwe wo gusharinga link. Ejo twumvisha amagambo akomeye mu mukozi w'Imana, kandi biba byiza tuba dufite inshuti, tuba dufite imiryango, tuba dufite abavandimwe, at least nubwo atari hano ariko yakurikirana ijambo ry'Imana. Reka ngusabe abari kuri WhatsApp group ya church, aba members, ushobora kujyaho ukayishyira kuri stati yawe, ukayiha muri link, ukafata link yawe ukayishyira kuri stati yawe, ukayishyira mu magroup ya WhatsApp urimo. Utari kuri group ya church, ushobora kujya kuri YouTube ya Pastor Jackson Mugisha, ukashobora gufata iyo link ukayisangiza inshuti, abavandimwe, kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana. Tugiye kwakira umukozi w'Imana immediately. Biba byiza kugira ngo nabo bakurikirane ijambo ry'Imana mu rukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi. Haleluya. Yes, Imana ibaho umugisha kuba ari kubikora. Abantu badukurikiye online, may God bless you. Aho dukurikiranira hose uri, Imana ibagire neza kandi Imana ibaho umugisha ndetse cyane. Imana ibagire neza. God bless you.
munyemerere twese duhagurutse twubashye amavuta y'umukozi w'Imana, tugiye guhita tumwakira immediately, ubundi twinjire mu kirere cy'ijambo. Twese duhaguruke nanone, tugiye kubafata umwanya munini twicaye twumva icyo umwuka w'Imana yashyize mu mukozi wayo. Magurukiriza uwo mwicaranye. Yes, God bless you, God bless you. Now, mbariza mugenzi wangu, uriteguye kumva ijambo ry'Imana? Nimba ubona atari muri mood, wimuke ushaka undi mubaze, are you ready for the word? Uriteguye kubwa ijambo ry'Imana? Aha, agushubije ate? Okay, reka nkubwira ka kabiri, muhindukire umubwire ngo bon appétit. Agushubije ate? Aha, tugiye kurya ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ejo twagize umugisha ukomeye cyane n'umukozi w'Imana. Yatwigisha ibintu bikomeye cyane ku buzima bwacu. N'uyu mugoroba turaza gukomezanya nawe, kandi n'igiterane of course kirakomeje. Ejo tuzaba turi kumwe na Pastor Jirene Kabanda, azaba ari hano, ndetse no kuwa gatandatu tuzakomezanya. Kandi nabwo tuzagira ibihe byiza. Ndagusabye uyu mugoroba witegure. Ejo twakiriye umunsi, package y'umunsi. Uyu munsi rero hari indi new package. Tuvuge ngo haleluya. Igihe cyose Imana yateranyije abantu bangana batya, Apostle Jean yarabitubwiye, ntabwo Imana ishobora guhuza ibintu abantu bangana batya, gutegura igiterane kingana gutya ntacyo yagambiriye gukora. Dore igitangaje, inshingano y'Imana ni ukurekura ibyo yateguye. Inshingano yawe ni ukwakira ibyo Imana yakoherereje, kandi iteka yishyira mu mugaragu wayo kugira ngo byakire. Tuvuge ngo haleluya. That's why iyo tugeze mu ijambo ry'Imana ntawe usohoka, ahubwo twese dufata amakarane tukandika, ubundi tukakira ibyo umukozi w'Imana Imana yabishyizemo ku bwacu. Uyu mugoroba Imana yagusize amavuta, yagushyizemo ubwenge, yashyizemo everything tuza kugira kugira ngo tubashe kwakira. Uyu mugoroba muze kurangara. Ndebe no mwigira ndetse nta kurangara. No mubwire cyane ndetse nta kurangara. Tugiye kwakira mu izina rya Yesu. Arabiteguye kwakira umukozi w'Imana, avuge ngo haleluya. No arabakuze umukozi w'Imana, tuvuge ngo haleluya. Cyane ntabose kwitabira invitation yacu. No kuri umubyeyi kandi ayitanganije, nta mananiza, nta makata menshi, nta byubahiro birenze, nta protokole. Agutumira barabanza wandike kuri email, banza uje kuri secretary, banza ugire hano nzabitekereza. Ariko no kuri turagukunda cyane 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 cyane. Umugabo w'Imana kose, umurimo w'Imana imyaka myinshi. Umugabo w'ububyutse igeze kutubwira rimwe kuri ordination yanjye, arati impamvu yemeye kuza ngo nuko yasaze muri church yakarimo akantu kitwa revive. Ibindi ntabwo yigeze abifokasinga, kandi revive gusa kuba kanditse n'umugabo w'umunyabubyutse. Yabaye mu bubyutse, ibizamushoboka araza kuduha testimony, ariko n'ukuri n'umugisha udasanzwe. Papa turamukunda cyane kuri nozu, kandi twubaha umuhamagaro w'ubuzima bwawe n'amavuta Imana yagusize. Munyemerere abasipiriti twese dukomere Imana amashyi, tukuvugirize impundu, twakire umukozi w'Imana. Come on, reka tukome amashyi menshi kurusha aho ngaho. God bless you.